Ariko reka nkubwenge pe warankoresha waranzituye we aziko namukoze kwibere cyo ibase bamukozeho mwana yanjye ibyo narabaye mwana akumukora ibiki urajya no kumwegera ukabanza wamukoze kuki njyaho ndabivuga mahungu agasubira mu rwibutso tuza nawe iyo mahungu yawe nayo ni cyaragaho ako ka ubundi ubuzemezwa n'iki mana yawe akigenda cyayo mahungu sibi nje kintu kimba uregera umwana reka nkubwiye musabye imbabazi mbabarira ngambwira numva ibyawe ibyawe bibari iby'imana biriya bintu wanywere byari bikenewe ariko menya ngo uriya mwana uriya ni sheri wanjye ariko nanone ibintu byo kumukikisha azi yuko ari ubwa mbere twari ubundi nahoraga mwifuza nabuze aho muhera yose mwana wagombaga kunkora biriya bintu impamvu nagukoze biriya bintu nawe ibintu byo kugenda ungisha impaka nose ubundi wajyagwa kugenda umbwira ngo sinabishoboye wari ubizi neza sinzi n'utuntu turi kundya hano ni ibiheri by'iwanyu murebere icyo kareba hirya n'iyo cyo ngadora urubaragasa iruhande ako tujye ahantu turuka turahazi sibyo wijyaho ngo nyiryeho sibyo iranze uviye upabubakiye ihengamye nk'ikorosi ako shaya abagwiriyeho ni ukuri kw'Imana pe ariko ubundi wazaje mu rugo nkagushya muri kariya kazi twose twororeramo maye nka dati wanyu se hoki hoki kanjye kusereza oya ntabwo ari kugusereza kandi mugiye kamubwira reka mubwira ukuntu rero uri nako iki worakazwa n'ubusamana